Shalom, shalom, shalom. Abantu bo kuri Nyirabisage TV ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira Imana yabanye natwe, turashimira Imana yagendanye natwe muri iki cyumweru. Suko turi beza. Nta nubwo ari uko dufite uburanga, nta nubwo ari uko turi abanyembaraga, nta nubwo ari uko dufite igikundiro cyinshi, ahubwo imbaraga z'Imana, ubuntu bw'Imana nibwo bugendana natwe umunsi ku wundi. Ndashimira Imana, niyo ya mbere ngomba kubanza gushimira kuko ibana natwe umunsi ku munsi, ibana natwe amasegonda ku yandi, nta kiguzi na kimwe twigeze dutanga, yaba umukire, yaba umukene, yaba uworoheje, yaba ukomeye, yaba umwana muto, yaba ingimbi, yaba umusore, yaba umwangavu, aho waba uri hose, nta kiguzi na kimwe twigeze dutanga imbere y'Imana, ariko tukabona ineza y'Imana. So rero ngiye gushimira inshuti zanjye, mu by'ukuri nejejwe cyane n'Imana mu mutima wanjye kugira ngo nshimire abakunzi banjye bankurikirana umunsi ku wundi. Uyu munsi nanezerewe cyane kuko nabonye izuba. Tukubera iki bavuga ngo kubera iki yabonye izuba niwo munsi se yavutse, niwo munsi bamwibarutse? Oya, impamvu uvuga ko kubona izuba nuko ari umunsi w'ibyishimo Imana yongeye kundemera, nuko ari gift from heaven Imana yongeye kandi kumpereza kuri uyu munsi wa none, tukaba twabonye ineza y'Imana. Ndashimira abavandimwe banjye bankunda hirya no hino, abari mu isi yose, abankurikirana, abazi neza kuko iyo nshyize ikiganiro online bahita bagikurikirana. Ndabashimiye cyane, ariko cyane ndashimira abantu banjye bari muri Norvège, barimo umuntu witwa Cynthia. Ndakuramukije cyane, ndakuramukije cyane Cynthia, ndakuramukije cyane, uri inkoramutima, uri umuntu mwiza nkunda. Iki kiganiro nukibona uzamenye ko bimvuye ku ndiba y'umutima ngushimira. Impamvu nkumentioninze nuko nzi neza kuko uri umujyanama mwiza, uri umuntu mwiza. Imana iguha umugisha aho uri hose. Ikindi ndashimira n'abandi bantu mwese munkurikirana, abantu munkunze, abantu mubanye nanjye, abantu mushyigikiye abantu mushyigikiye, mwagize neza, sinzi ukuntu nabivuga. Abo tubana mu nzu muranshyigikira cyane. Imana ibaha umugisha abantu mushyigikira, ababyeyi banjye baranshyigikira, abavandimwe baranshyigikira, umuryango wanjye uranshyigikira, bose muri rusange. Rero ndabashimiye cyane. Navuga byinshi, ariko impamvu iyo umuntu yuzuye umunezero, iyo umuntu yuzuye ishimwe, aba yumva yarondogora. Rero muri make mwebwe mwese aho muherereye ndabashimiye. Nanabwira abankurikirana bari kuri uyu murongo, abatameze neza ni ukuri nimucika intege, Kristo ariho kugira ngo atugirire neza, ariho kugira ngo ngere kandi adufate ukuboko twongere kandi tube bazima. Abapfushije mwihangane, Kristo aracyari ku ngoma, abahumuriza imitima. Twebwe dushobora kuvuga pole, twebwe dushobora kubabwira ngo mukomere nka kwa kundi tuvuga ngo mukomere, ariko ihumure rikomeye riva ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndabashimiye cyane, Imana mu ijuru ibamere umugisha. Abantu mwese ahantu muherereye, nzafata umwanya nshimire inshuti n'abavandimwe, mba mentioning nkuru urutonde bavuge mu mazina kuko ni byiza. Tugiye kubana namwe mu minota itari myinshi cyane kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo Imana dushyize ku mutima kuri uyu munsi. Reka babwire ikintu kinejeje nawe cyite kikunezeza. Untega amatwi unyumve. Ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza byihoraho. Ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza byihoraho. Ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza
gukora kw'Imana uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza by'Ihora nawayikoma mu nkokora nawayikoma mu nkokora iyo ivuze no kubikora izabikora iyo ivuze no kubikora izabikora. Haleluya. Ejo hashize twabonye gukomera kw'Imana, n'uyu munsi twabonye gukomera kw'Imana. Twavuga byinshi. Imana yacu Dawidi we yagiye kwivuga aravuga ngo uburebure bw'Imana yacu ntawabuheza, ubugari bw'Imana yacu ntawabuheza. Iyo utereye ijisho ukareba imirimo y'Imana ntiwayiheza. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye wibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangaza. Haleluya. Uba ari iyo migisha none ahangaha, uba ari imigisha y'Imana ku buzima bwawe. Icyo nje kukubwira muri uyu mwanya, icyo Imana yanshize ku mutima, wumve ko ari njyewe, wumve ko ari wowe turi kumwe. Ni ukuri ndabizi neza kuko ijambo ry'Imana ntabwo rijya riza gutyo gusa, rijya riza rije kunkiza, rijya riza rije kugukiza, rijya riza rije gukiza umuntu uwo ari we wese. Narababwiye muri situation yose waba urimo, jya wizera kuko Imana ishobora byose. Niba urwaye jya wizera ko Imana yagukiza. Niba uri mu bibazo runaka jya wizera ko Imana yagukura muri ibyo bibazo ukongera ukaba muzima. Niba wumva wiganyiye wumve ko Imana ari umurengezi. Abari kunyumva muvuge ngo haleluya. Ab'Imana yagire neza muvuge ngo haleluya. Ab'Imana yahaye ubuzima kuri uyu munsi muvuge ngo haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuvuganeho gatoya cyane. Umwuka wera w'Imana gusobanurire kandi nanjye akomeza asobanurire, akomeza dusange twese. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice numva ari 14 ku murongo wa 15. Reka nsoma aya magambo nitonze. Uwiteka abaza Mose ati iki gitumye untakira. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira. Uwiteka abaza Jane ngo niki gitumye untakira. Uwiteka abaza wowe urimo kunkurikirana ngo niki gitumye untakira. Tega amatwi wumve. Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Ubwire njyewe ngo nkomeze ngende. Nkubwire wowe unteze amatwi ngo ukomeze ugende we guhagarara. Bakomeze bagende. Nawe aramanuka. Nawe amanuke. Amanike inkoni, umanike inkoni yawe. Urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye. Abisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Amen. Iri jambo ndarivuga umwanya mutoya. Iki ni igihe Abayisiraheli bari mu gihugu cy'ubunyage muri Egiputa. Abayisiraheli bari mu gihugu cy'ubunyage muri Egiputa bari babayeho nabi. Barakubitwaga, inkoni ze bari ku mugongo, baryaga nabi, bakarya ibiryo bitari iby'iwabo. Nyine wumve nawe abantu bari mu buretwa bari babayeho nabi. Hanyuma Mose amaze kubireba ibi byose, Imana yari imaze gutoranya Mose
ngo ari uzayobora buno bwoko bwa Isiraheli. Imana imaze kumuhereza ubushobozi bwo kubasha kuyobora, Mose yagiye akora imirimo n'ibitangaza byinshi muri Egiputa, aho yahinduye inzoka inkoni, aho yagiye arwanirira ubwoko bwe, aho Imana yagiye imugirira neza, aho Imana yagiye imusanga, Mana we, aho yagiye atakira ubwoko bw'Imana akaririra Imana, Imana ikabasha gutabara ubwoko bwa Isiraheli. Noneho bageze ahangaha ni igihe bari baravuye mu gihugu cya Egiputa, bari mu nzira bagenda, bageze mu nzira mu bibazo biremereye, bageze mu misozi miremire, bageze mu bibazo bibagose, bageze mu burwayi bwari bubaremerereye nk'ubwo urimo uyu munsi, bageze mu bukene bubarenze nk'ubwo nawe waba urimo uyu munsi, bageze mu ntambara nk'izo nawe waba urimo, batakira Uwiteka nk'uko nawe urimo kumutakira uyu munsi. Hari ibyo dukeneye bituma dutaka, bituma tubwira Imana ngo Mana we, ahari nanjye nataka ukangirira neza. Umugaragu w'Imana Yobu yaravuze ngo, Yobu nawe yigeze guhura n'ibibazo, ariko afata ibibazo bye byose abiharira Imana, kuko Imana ariyo yari ishoboye. Imana ni rubasha, Imana yacu ishoboye byose. Imana yacu ifite imbaraga zimura imisozi itabimenye. Imana yacu ifite ububasha bwo kuvuga ngo kora iki ukagikora kandi kigatungana. Reba Mose wakuriye neza kwa Faraho, Mose bari barajugunye, Mose wagombaga kwicwa akiri uruhinja, ariko kuko yari ari mu mugambi w'Imana, Imana yamugiriye neza iramusanga. Imana imugirira neza, aba ari we itegeka kugira ngo azayobore ubwoko bwa Isiraheli. Ahari nawe uyu munsi wa none Imana yagutoranya mu bandi kugira ngo uyobore ubwoko bwawe. Ahari nawe uyu munsi Imana yagukoresha kugira ngo ubashe gukorera ubwoko bwawe, kugira ngo ubashe gukora umurimo. Niki cyatumye dusigara kuri iyi si kugira ngo tubashe gukora umurimo wadutumye hakiri ku manywa? Ariko hari ibintu turimo gukora bitari byiza, bituma iyo mirimo twasiguye tutarimo kwikora neza. Igihe kigeze Mose amaze gushorera ubwoko bwa Isiraheli abukuye muri Egiputa. Muri Egiputa bari babayeho nabi, barya udutunguru, barya amadegede, barya utuntu turi aho ngaho. Bageze iyo bakageraga bumva bakumbuye bya bindi. Ntukajye ukumbura iyo wavuye habi. Oya, ndakubujije ntukakumbure habi wavuye. Ntukifuze bibi wabonye hariya. Niyo waba ufite intambara zikomeye, ariko ntibigatuma utekereza hariya ngo iyo mba hariya ngo nari kuba meze gutya, ngo iyo mba hariya nari kuba meze gutya. Icyatumye Imana ihagukura, icyatumye Imana igushoboza kuva muri bwa buretwa, icyatumye Imana igukura muri bwa burwayi, icyatumye Imana igukiza bwa bukene, icyatumye Imana igukiza za ntambara wari ufite, ni ukugira ngo ntawe ubashe kuvuga amashimwe yayo mu gihe gisa nk'iki ngiki. Mose ayobora ubwoko bw'Imana, ariko Imana ni nziza. Ubwoko bwa Isiraheli bari abantu benshi cyane, barimo abagabo, barimo abagore, barimo abana, barimo abantu benshi batandukanye. Bageze aho bananiwe, Mose arataka, atakira Uwiteka. N'abandi nabo barataka, atakira Uwiteka. Uwiteka nibwo yabwiye Mose, aramubwira ngo Mose we, niki gitumye abantu bantakira? Niki gitumye utaka? Niki gitumye urira? Niki gitumye urira nkaho udafite umurengezi? Niki gitumye mbabara nkaho ndafite umurengezi? Simbabaye ngewe, nawe aho uri nubabare. Niyo waba uri mu kigeragezo gikomeye, wirinde kukibabariramo, wirinde guhura n'ibibazo ngo biguhindure, wirinde guhindurwa na situation urimo. Uwiteka abwira Mose ngo bwira ubwoko bwanjye bukomeze bugende. Uwiteka avuganye nanjye ngo nkubwire ngo ibyo urimo byose ikotetse komeza wigendere, we gusubira inyuma, komeza ugende. Ndabizi hari byinshi bitwugarije, ari intambara z'urudacya, ariko komeza ugende.
ndabizi hari amakuba, hari intambara, hari uburwayi, hari ibigeragezo, ariko muri ibyo bigeragezo komeza ugende. Haleluya. We gusubira inyuma, komeza ugende, ukomeze ugende, maze turebe ko bya bigeragezo ntibizaguherekeza, bizasigara. Use nkaho utari kubireba, use nkaho nta matwi ufite yo kubyumva. Kandi iyo umuntu ari mu kigeragezo agira yandi matwi yandi. Iyo umuntu afite ibigeragezo n'ibibazo ujya wumva yandi matwi. Ariko ijambo ry'Uwiteka riraje, riratubwiye ngo dukomeze tugende. Komeza ugende. Uwiteka abwira Abisirayeli ngo iki gitumye muniha, iki gitumye mutaka, mukomeze mugende. Uwiteka ari kumwe nawe mu nzira uzagenda. Uwiteka ari kumwe nawe mu byo uvuga. Uwiteka ari kumwe nawe mu byo ukora. Kandi Uwiteka azajyana nawe aho uzajya hose. Numwemerera gusa, numwemerera akakuyobora. Hari igihe abantu bagufata bakakwicarira, bakakuvuga amagambo. Hari igihe abantu bagufata bakagucinyira, bakakuvugiriza kwa kundi abantu bazagira murabizi, bakagucurira ingoni, niko babyita mu Kinyarwanda. Ariko Uwiteka aravuze ngo ubwo bimeze gutyo mukomeze mugende. Nubwo amarira ari menshi, nubwo izitane z'ibibazo ari byinshi, ariko komeza ugende. Nubwo karande zakokamye, nubwo ufite byinshi cyane abantu bakureba bakabona n'ibigeragezo, n'imitwaro, komeza ugende. Uwiteka avuganye natwe ngo dukomeze tugende. Iyo umuntu akomeje kugenda, ibyari bimuriho bivaho. Iyo uhagaze ahantu hamwe gutya, hano muruzi hari abantu babaye hafi y'amazi, uruzi rudatemba, rukoze sako. Niba ari ibyatsi byagiyemo bikomeza kuba birimo, niba ari amababi bitarimo akomeza kuba arimo, agakomeza akora sako, azenguruka. Ariko uruzi rutemba ujya ujugunyamo akantu kakaba karagiye. Uwiteka avuganye natwe ngo dukomeze tugende, turuhuke iyo mitwaro yose dufite, dutumbire imbere. Imana yo mu ijuru niyo ifite ibyacu byose, ariko nukomeza kwicara hahandi, nukomeza kuvugira hahandi, nukomeza gutabariza hahandi, oya. Uwiteka aravuze ngo dukomeze tugende. Niki gitumye tuniha, niki gitumye twiheba nkaho tudafite umutabazi, nkaho tudafite umurengezi. Imana yacu irashoboye. Banyarwanda, inshuti zanjye, ababyeyi, inshuti zanjye, urubyiruko, inshuti zanjye, niki gitumye tuniha? Ni inzara nyinshi? Ni ubukene? Ni ukubura iki? Uwiteka aravuze ngo dukomeze tugende. Ukaba uri mu nzu uyu munsi nziza cyane, ubushomeri bwaza, yanze ukayikinga ukayihereza abandi, ukajya muri shamburete. Oya, dukomeze tugende. Uwiteka avuganye nanjye ngo dukomeze tugende, twikureho imitwaro yose dufite, dukomeze tugende. Ari kumwe natwe, ntazadutererana, aracyaduhetse ku mugongo we. Uwiteka araduhetse. Yirengagije byinshi batuvuga, yirengagije byinshi batubwira, yirengagije byinshi dukora. Uwiteka aravuze ngo dukomeze tugende. Abana batoya, dukomeze tugende. Ndabizi hari abari mu ntambara, hari abafite ibibazo bitandukanye, hari abantu benshi cyane bababaye mu mitima yabo, ariko Uwiteka aravuze ngo mukomeze mugende. Hanyuma se ubwoko bw'Imana bugeze mu butayu, ntago muzi ibibazo bahahuriye nabyo, ariko muzi iyo Imana iri kumwe nawe. Hari igihe umuririmbyi yararembye aravuga ngo hari igihe gisa nkaho itakwitayeho, hari igihe Imana igisa nkaho itakikureba. Abantu bakureba bakavuga ngo yarakwibagiwe, abantu bakureba bakavuga ngo yarakuretse. Ejo numvishe ubuhamya bw'umuntu arabutanga neza, aravuga ngo hari igihe ngo umuntu aba ari mu kigeragezo, ngo abantu bakamuvuga, abantu bakamwita amazina, abantu bakamwita uko atari.
siriyasi hari igihe abantu bakwita amazina y'uko utari, abantu bakakwita igikuru utari igikuru. Imana imbabarire kuvuga gutyo, bakakubona uri akantu karangwa gasuzuguritse. Ariko Pawulo we yavuze neza. Pawulo umukozi w'Imana yaravuze ngo batubona nk'abenda gupfa, nyamara tubeshejeho benshi. Hari abambona kuri uyu murongo bakavuga ati nk'uri arimo aravuga iki, nyamara iri jambo hari uwo ndibwiye, nyamara hari uwo nanjye naribwira akaruhuka umutima. Uwiteka avuganye natwe ngo dukomeze tugende, twiyambure bya bindi byose, twiyambure za karande z'iwacu, twiyambure abatwanga. Njyewe muri iyi minsi nize kubabarira pe, niga kubabarira. Ndacyari mu rugendo rwo kwiga kubabarira neza, ngongere ku rugero rwiza rushimishije. Mbabarira umuntu wangiriye nabi, mbabarira umuntu wamvuze nabi, mbabarira umuntu uri kuntuka. N'uyu munsi ayiwe, n'uyu munsi hari umuntu wanutse, ariko Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha. Kuntuka kwawe ntibituma hari icyo ngabanukaho, kuntuka kwawe ntibituma hari ibiro niyongera cyangwa ngabanukaho. Kuntuka kwawe binyegereza umwami, bita bituma impamvu anutse njye mitanekereza impamvu wanutse. Ntacyo twapfuye, ntunzi, nturambona, ariko uranditse urantutse. God bless you. Imana iguhereze umugisha mwinshi kuko wantutse. Ndagushimiye cyane. Hari igihe neza ibintu bigera ku ndunduro, umuntu yajya ahura nawe akakuramutsa nk'aho atabishaka. I don't care. Mureke kudusuhuza, ntacyo bidutwaye. Ariko Uwiteka avuganye natwe ngo dukomeze tugende. Hari igihe umuntu akubona akagusuzugura, akavuga uzaba iki, ese wowe uzavamo nde, ese wowe uzaba witwa nde. Hari igihe batubwiye ngo tuzavamo bande, ubu turi ababyeyi. Hari igihe batubwiye ngo muzashaka ryari, twarashatse. Hari igihe batubwiye ngo muzitwa bande, dufite amazina. Uwiteka yaratubwiye ngo dukomeze tugende, nawe ukomeze ugende. Ndafashijwe. Uwiteka aravuze ngo dukomeze tugende. Nawe barimo kwita andi mazina, nawe barimo gusuzugura, Uwiteka aravuze ngo komeza ugende. Kambaho urugero ruto. Kera, ntabwo ari kera cyane, nka 2012 nari mfite inshuti zanjye dukundanye cyane. Inshuti zanjye ntabwo mvuze inshuti imwe, nari mfite inshuti zanjye ebyiri. Ari abana beza dukundana, ari abana beza dushikirana. Rimwe tujya gusenga ahantu hitwa kwa Pastor Deo, abahibuka kera sinzi niba muhibuka. Pastor aza kumpanurira, aza kumbwira ibintu byiza gusa. Byo byose niko Imana yari imutumye, arampanurira amagambo meza. Imana izakugira gutya, uzitwiki, Imana izakugira, izakwagura. Aravuga ibintu byinshi. Mu by'ukuri nari nyiri muto, nubwo nari nabyitayeho cyane. Babashuti banjye bumvaga nabo babahanurira ibintu byiza. Bagiye kubahanurira ni cyagiye nyine abantu ubuhanuzi bwari bweze cyane, abantu bakunze ubuhanuzi. Noneho bagiye kubahanurira, umutoya bahita bamuhanurira ngo wowe ugiye gupfa, ngo karande ziwanyu zizakwica, ngo iwanyu hameze gutya, na mukuru we nuko, n'undi nuko. Turataha, urumva njye nari iwabo nyine nk'abafrendi banjye. Ndataha, turatahana, dufata amabaga, turataha, tubanza guca ahantu, badufata neza, turishima, turangiza turataha tujya mu rugo. Tugeze mu rugo, ryashyari no kumva kuko hari icyo Imana yakuvuzeho, bakumva kuko bagomba kukugerera nabi. Mwibuke inkuru ya Yosefu. Nanjye ni nka kwiyange yari imeze nuko tutari tuvukana nabo mu ndimwe. Abana baramfasha ari ninjoro nka saa 7. Barambwira ngo zinga utwawe utahe. Barimva nabo bajya bankurikirana. Mujya munkurikirana, iyi nkuru ndayivuze nubwo nabavuze abari bo, ariko mwibuke ryajoro. Mwibuke ryajoro ukuntu mwansohoye saa 7. Ngo Imana yamvuzeho. Imana yamvuzeho neza kuko yari ifiteho umugambi mwiza. Nubwo cyagiye hari uko mwambonaga, ariko Uwiteka yaravuganye nanjye ngo nkomeze ngende. Nawe ufite umutima w'ishari, nawe ufite umutima udakunda abandi, komeza ubivemo,
ukomeze ugende gusa, ukomeze ugire urukundo. Mureke guca abandi intege, mureke kubwira abandi bantu nabi. Imana yacu ntabwo ijya yita ku mabwire y'abantu. Wowe uri kundeba ufite inabi uyireke, wowe uri kundeba ufite umutima mubi uwureke. Wa mugabo we, wa musore we, wa nkumi we, wa mubyeyi we, mbega ababyeyi babi, harimo ababyeyi babi kandi bakitwa ngo nabashumba, ngo nabaki. I know ko mfite urugero rw'abantu bameze gutyo. Umuntu akakwigisha ijambo ry'Imana, akavuga mu ndimi, akavuga ku mwuka wera, wa undi nyine tuvuga. Ariko umuririmbyi wa Yuzeya Ministry yararirimbye ngo abantu nibatinye. Ariko abantu yeme, ariko abantu nibatinya, ariko Mana yanjye we, Mana, ariko Mana yanjye we, uri umunyembabazi, ariko Mana yanjye we, Mana, ariko Mana yanjye we, uri umunyembabazi. Abantu ntibatinya, abantu ntibatinya. Haleluya. Abantu ntibatinya muri iyi minsi, ntibatinya, batwigisha ibyiza bakaza kubisibasiba. Umuntu akakubwira ngo nyura aha, wamara kuhanyura akahacisha umuriro. Ariko Uwiteka amaze kubireba ibyo byose, amaze kureba ukuntu abantu bateye, amaze kureba ukuntu abantu batuyoboye mu rugendo, amaze kureba ukuntu abantu bahagaze mu byabo, avuganye natwe ngo mukomeze mugende. Niki gitumye mutaka? Uwiteka aravuze ngo niki gitumye mutaka? Mukomeze mugende. Uwiteka akomeza abane natwe, Uwiteka akiza abarwayi ahantu bari, Uwiteka akize intambara abantu, Uwiteka aze mu byacu, Uwiteka aze yicarane natwe. Ni umubyeyi. Ese mwari muzi ko ari ujyurera imfubyi n'abapfakazi? Imfubyi n'abapfakazi akabafata neza. Uwo rero tumunambeho. Ijambo ryatubwiye ngo niki gitumye tuniha nkaho tudafite umurengezi wacu turamufite, ni Yesu Kristo. N'Uwiteka Imana iri kumwe natwe, niwe utubwiye ngo dukomeze tugende, kandi ngo azaturinda mu mage ndetse n'amaza, aho tuzajya hose tuzaba turi kumwe nawe. Shalom shalom. Uwiteka akomeze wishimire. Yari Nyirabisage ukomeje kubana nawe, kandi nukuri dukomeze tubane, mukomeze mwishime, mukomeze munezerwe aho muri hose. Abarwayi muri mwebwe bakire, abazumva kino kiganiro mumenye ko Uwiteka avuganye natwe ngo mukomeze mugende. Nimuhagarare, mukomeze mugende. Nimugihabi mukomeze mugende gusa, kugira ngo murebe kugira neza kw'Imana. Shalom. Uwiteka akomeze wishimire none n'iteka ryose mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen.